Ndagusuhuje wowe uteze Ramuso ubumenyi TV amatwi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umuntu yakorera amafaranga yifashishije telefone na interineti. Niba watakazaga umwanya wawe mu kureba ibidafite umumaro, ndagushishikariza kureba iyi video uyitangire paka igeze ku musozo. Nibwo buryo bwiza uramenyamo uko tubyaza umusaruro telefone na interineti. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe application yitwa Atok. Tugiye kurebera hamwe application yitwa Atok. Nta kindi rero, uraza muri Play Store cyangwa se muri App Store bitewe na telefone ukoresha. Twe dukoresha Android, turaza muri Play Store. Muri Play Store dusacingemo Atok. Atok ifite iyi logo. Kubera ko dusanzwe tuyifitemo, turayifungura, turayopeninga. Ukurikire neza akantu ku kandi. Wagira ahangaha rero kuyifungura njye kubera nsanzwe nyikoresha. Wowe icyo ukora iyo ugiye kwiyandikisha, ubazwa referral code, ndayigupiningira muri description.